ngiye kumva numva abantu baraje barakomanga, mbona n'abaturanyi bari kumwe n'akandi kana k'imyaka nk'irindwi karaza arasuhuza, nati bite ko mutugendereye nijoro? Ati nta kibazo, ati nuko twari tubasuye, twabaga muri yo karitsiye turi abasore. Barongera ndanabaherekeza, nari maze gukizwa ndi mu muriro wo gusenga mu butayu cyaba, ariko Imana nari maze iminsi imbwenge igiye kunyereka. Sindenze gato numva nanone aragarutse mbagejeje ruguru y'inzu ngo wafatiye umwana ku ngufu. Ndavuga ati karabaye, ibi ni ibiki noneho? Abaturage barahagurutse ati wibeshyera murokore wacu. Tujya ku murenge tugiye kwishinganisha, bati atazana kubeshyera tugende ujye kwishinganisha. Tugeze ku murenge n'ukuri kw'Imana ngiye kwisinganisha, ngezeho bwari bwije ngo ntaho peje hari, barambwira ngo noneho burimo hariya mu gitondo turekurekure. Rero kujyamo ngo burimo hariya, abaturage bose umudugudu wose wamerekeje, uzi burgiyemo hariya hari iminsi bita 30 rero muyikinisha mutayizi. Opeje araza mu gitondo, kori dosiye, parike, korido, kandi akana barakabazaga, uyu niwe Kadogo, niwe wakuguriraga bombo, niwe wakuguriraga biswi. Ibi byonyine gusa nta kindi. Uku ubundi baravuga ngo utaranigwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Iki cyaha cya viole ntavoka kigira. None najya imbere y'uwo munyamategeko rero yarangiza namubwira akatambwira ngo aterega weho ni 25 cyangwa burundu. Atamahirwe nuko impapuro zo kwa muganga zaza zigaragaza ko umwana atagize gute, atafashwe. Ati koko man, uku ni kunyiyeretse koko. Ticyakoza uzitware neza, ndabona nibwo bwa mbere ugiye kujya mu rukiko, uzajya uvuga baguhaye umwanya. Turasoma igitabo cyiswe ibyakozwe n'intumwa. Numvishe umunsi icyo ashaka twongera tukaganiraho, igice cya 27 umurongo dusome nta kibazo duhereye ku murongo wa 42. Byakozwe n'intumwa igice cya 47 dusome duhereye ku murongo wa 42. Abafite birimeze nkanjye ni ku rupapuro rw'150 mu isezerano rishya. Reka dusome. Haranditse ngo abasirikare bashaka kwica imbohe kugira ngo hatagira uwo muri zo woga agacika, ariko umutware utwara umutwe ashatse gukiza Pawulo agwabiza imigambi yabo, ategeka yuko abazi koga aribo babanza mu mazi kugira ngo abe aribo babanza kugera ku nkombe, n'abandi nabo bamwe bagenda ku mbaho, abandi ku bindi bivuye mu nkuge. Nuko muri ubwo buryo bagera ku nkombe bose barakira. Imana idufashe cyane, amen. Reka twongere tuvuge amazina yacu. Ni umuco mwiza w'abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo babashe kumenyana, nubwo hano tumaze kuba inshuti ariko ntacyo bitwaye, twabaye n'abavandimwe. Ariko nabonye hari abashyitsi barimo, mu bimenyetso bigaragaza ko itorero ryaguka n'abashyitsi nuko baboneka. Amen. Mujye musenga Imana ibahereye y'abashyitsi hano ku rusengero. Naho mu rugo urabizi yuko niyo Imana yabaguha wayibwira ngo bubaretse Mana, kuko ntaho ufite mbicaza. Ubundi hari icyifuzo mu rugo tudasengera, icyifuzo cy'abashyitsi mu rugo nawe ujya gisengera. Ubwo haba muri ghetto ugasaba, ubwo saje akarara wabigenza ute? Twumvikane. Aje akakubwira akarara wabigenza ute? Sanga umuntu kubona anagiye gusenga ngo Mana ngo abandi barabasura ngo njyewe ntibasura. Ubundi se bagusure ubaha iki cyangwa baraze?
ariko hari iby'Imana ikora igihe cy'abashyitsi kikaba kirakingutse. Y'Imana iguhaye ibiryo baraza, ubishaka utabishaka abashyitsi nabo muri famiye we batangira kukubwira ati uzi kuri wo kwa Muyomba bari kera kose, kera kose. Ariko njye ntabwo ndabona, niba barabatemye bose bagashira simbizi. Urambwira ati ni wo muri famiye njye nakuyeho kwa papa byahwaniyemo, ariko Imana ishimwe ko ngize abana 4. Urumva hari ngize 4. Hari igini ryaramwawe ryari rizi ko kwaviye baturangije none ngize 4. Abakomye amashyi buriya barabyumvisha. Nge sinsura ntawe njya kwereka umwana. Nigeze mbabwira ko hari ibikomere bikira n'ibidakira. Ibidakira umwuka wera araza akakwigisha kubana nabyo. Nge ubu nta mere ifite. Ubu wowe ujya uhamagara ngo ma nge nakuye aha ma ukazadabibwira nde. Ubwo rero wowe umufite ujye umugurira igitenge buri kwezi nuyabona umuteteshe, kuko twe twakuyeho twabuze abo dutetesha. Ariko ubu ni biziye iki? Mukunda ababyeyi banyu, sibyo? Mubiteho mwebwe mukibafite, ko twe twakuyeho dukenera abo twita ngo papa pa, kandi wowe ujye uhamagara ngo pa. Yewe bega kuntu byaba biryoshye, papa pa. Kandi ubu mwana wanjye ntazigera amenya nyirakuru, nta na sekuru. Mfite shangazi wa papa wasigaye, mwita mama, nkamwita nyogokuru, nkamwita shangazi mu buryo bwo kwivura ibikomere. Ariko niyo namwita mama ntago ari mama, ni shangazi. Ariko nanjye musura uko nshoboye. Arakuze, ari mu myaka 70, arwara sima n'umutima, ariko Imana iramurinda kugira ngo akomeze abone iterambere rya kisengeneza ke, kuko hari icyo Imana yavuganye nawe. Ariko haleluya, abo twabanye ubushize twaganiriye ku mwuka wera nka maneko rero umwuka wera yari yaramwongoreye katazapfa atabonye abuzukuru. Kandi waracyabibyaro, ntabyo kwifubika, nyine uwo mupira namubone niwo yambara. Kandi umuntu wasima muzi yuko uko ikirere gihinduka niko n'ubuzima buhinduka, ariko bwahinduka nta n'ipoma afite mbese cyangwa yarashizemo umuti. Maneko araza akarinda amagara ye kugira ngo abone na kashami kazavuka ejo bundi kavutse. Rero dufite umwuka wera nka Maneko. Imana ibahe umugisha mwinshi. Ababyeyi banyu mubakomereho, mureke kubatera ibikomere no kubakomeretsa. Byibuze ujye umuhamagara nka rimwe mu mezi 3 uri kumuhamagara, ko kumuhamagara buri cyumweru byarakunaniye, nongeyeho ukundi kwezi. Urumva hari icyo bitwaye. Ariko umuhamagare agusura i Kigali, yaragutetesheje agukoresha dede bigishoboka, akunombera ikijumba guhoreza amatara yaguha. None ubu akazi kabaye kenshi ntukimwibuka. Abantu bibagiwe mu rugo batajya kureba ababyeyi babo. Icyo akeneye si kumwohereza kuri mobile money, akeneye no kukubona.
ukeneye no kugira gute kukubona. Gerageza mu kazi kenshi ufite ujye gusura mama wawe, kandi nta mahirwe kuri weho. Uziko nta mwana ukuri imbere y'umubyeyi we, nubwo nawe ugize abuzukuru, iyo ugeze imbere ya mama wawe ubona ashaka kugukurura amatama, nawe unyumvire. Ubu ngiye simufite uwankurura amatama, ariko haracyari ibyiringiro. Ikinezeza nuko nitugera mu ijuru tuzamenyana. Haleluya. Ijuru umunsi tuzarigeramo tuzamenyana. Nzareba bashiki banjye mbamenye. Mfite gashiki kanje na karumuna kanje bishe nabi, babateye amabuye, babishe nabi, neramwe zabishe nabi. Ntabwo bigeze bakubita ubuhiri mu mutwe ngo bahite bapfa. Nta nubwo bakubise ipanga ngo bahite bapfa. Baravuze ngo izi nzoka muzicisha amabuye, inzoka zicishwa amabuye kuko nizikura zizabarya. Barumuna banjye babarundaho ibirundo by'amabuye, babateye amabuye. Gashiki kanjye cyo kari gafite imyaka 6, kapfuye kavuga ngo mutubabarire, ntago turi inzoka, nidukura ntago tuzabarya. Bashiramo umwuka. Ningera mu ijuru maranira gukiranuka, maranira gukorera ijuru kugira ngo nzarebe bashiki banjye, nzarebe na murumuna ke nibambona nabo bazanezerwa ko garafurere wabo yanesheje isi akaba atabarutse. Muhumure, nitugera mu ijuru tuzagira gute? Tuzamenya. Mu bintu binezeza nuko tuzahumurizanya. Ariko haleluya. Iki gitaramo uko turi muba musirimba no mwakizemo 7 wa mugani wanyu, nitugera mu ijuru tuzibutsanya bino bihe. Ariko haleluya, nitugera mu ijuru ibi bihe tuzabyibutsa. Ni naha yanzu abantu wa mujena ari he? Iyi timu yose ari hano nimwe muzasirimu. Nanjye uwo munsi nzataruka muri icyo gitaramo kuri sente niho uzaburiwe. 7 ari 7 ariko kandi yo naje hano mitambona imigisa. Ndimo nzana umuntu arampamagaye ngo nce hariya kwarwa hama hari amakenkayora hari amarangi azasigwa. Ubwo rero urumva muyobozi kwarangaye, nimara kwigisha uranyemerera mite ncaho nge kwitorera amarangi. Iyo naje hano hari ibintu by'ibirinya bita bifungu. Mutungi ibiganza uriya mudamu mubwenge Imana imumugisha. Numvisha ari umudamu sindamubona, yamamagara ambwira ngo amarangi uzasiga na yahe. Ndamubwira ati sinzi kuyasoma ariko barayanyandikiye muri dovi. Arambwira ngo kanyereze kuri WhatsApp mpita nkamusunikira. Arangije ahita anyandikira ngo na yahe mabara uzasiga. Ndamubwira ati nundushya amabara sinzi kuyavuga, ariko nimba mari ndajya nkwereka ngo nayangaye ko sinzi kuyavuga. Arambwira ati rero mu bushobozi bwanjye nanjye ndaguhamo 1/2, ikindi 1/2 Imana iracinzira ukibone. None mitamubwira ngo ukorera hehe, hari ibintu mbese nawe ubaza wihuse umenye ko amavuta y'umugabo namuraye hehe. None se ubwo hatinzamo kajya yeshe. Ahita mbwira ngo kwa Rwahamura hazi muri rinye ntayoberwa. Rero kuyo kwa Rwahamura umva sinayiyoberwa, nanjye mvuye ibyaro vuba. Ahita mbwira ngo hari amakeka rinesha hari uze tubonane. Mbwira ati nanjye ngiye kwigisha mu Giporoso ahantu hitwa Karuva.
ubwo rero niyo mpamvu muzasirimba uwo munsi. Abapene mube muretse abapene bazabyina ikinimba, natwe dusirimbe tutaruke. Amen. Imana ibahe umugisha mwinshi. Mbanezerewe, umunezero wanjye ubundenze biba ari byinshi nakavuze muri ngiye muri aka kanya. Nshime Imana, ariko mureke tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana igira neza, Imana ihindura amateka, Imana iratabara, nta kindi kandi Imana ibikorera ni ukugira ngo nawe usubizwemo imbaraga. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ibya Yesu ni hehe? Ni ku murongo. Uko mvaho nawe urimo uraza, ntuzi uko avaho ubwo nawe urimo uraza. Kanaka uko yigiraho nawe uba wigira imbere. Ahubwo Data akomeza abikore kugira ngo twese twigire imbere. Kandi si ukwigira imbere tugwa, ahubwo turigira imbere tugana mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Kuko iyo duhamagaye niyo kwizerwa, tuyifitiye icyizere izadushoboza turangize n'uru rugendo amahoro. Dukomere kandi dukomezanye mu by'uru rugendo mu izina rya Yesu. Amen. Dusomye inkuru z'uyu mugabo witwa Pawulo muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ubundi ni igitabo gifite amateka y'abantu babiri cyangwa se inkuru zigeze kuri 3. Inkuru ya mbere ni izamuka ry'umwami wacu Yesu Kristo ajya mu ijuru. Ariko reka mbabwire mbere yuko nkomeza, bariya bigishwa baherekeje Yesu bahuye n'akaga. Reka mbabwire, barakubititse. Uzi ko imyaka 3 bamaranye ari mu murimo w'ivugabutumwa ategura ministeri ziwe. Bari bazi yuko misiyo yamuzanye ari ukuza gukuraho ingoma y'Abaroma akima, barangiza bakabibisonga byiwe, bakabibyegera bye, bakagabana za ministeri. Noneho ahubwo bashiduka, ariko haleluya haleluya, bashiduka yishwe. Nyuma yo kwicwa baheranwa n'agahinda. Nyuma yo guheranwa n'agahinda arazuka. Hanyuma yo kuzuka basubizwamo morali, baravuga ngo nubwo yari yarishwe ariko arazutse. Ngo abiyereka mu buryo bwose. Nusoma mu gice cya mbere cy'iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, abiyereka mu buryo bwose bw'ibimenyetso. Mu minsi 40 ngo baramuherekeza ariko batazi gahunda y'uwo munsi. Bari bazi ko hari ikindi kimenyetso agiye kubiyerekera ku musozi cyangwa kuberekera ku musozi, kuko hari n'ibyo yajyaga akora ari uko bazamutse umusozi. Erega n'ubu twaje hano tuba twazamutse umusozi w'amasengesho. Haleluya. Ngo bamuherekeje bageze ku musozi, mu mpinga y'umusozi, atangira kubaganiriza. Abaganiriza babwira ngo nuko bagabo bene data. Kandi ubwo ni kari kuva hasi gake gake. Nuko bagabo bene data barazamutse ageze hano ku mabati. Arababwira ngo ibyiza nuko nyenda, ariko icyo mbasabye nuko musubira i Yerusalemu mukaba mu mwanya. Ngo ubwo niko ari kuzamuka yigendera arenga ku bicu. Ndagira ngo utekerereze aba bagabo ubuzima basigayemo. Ubwa mbere yarapfuye ku bw'amahirwe, babona arazutse, none arongeye abacitse bareba. Arababwira ngo uko mumbonye ngiye kandi niko nzagaruka. Mbese asoreza kuri aka kantu kavuga ngo nubwo ngiye iyarekeraho, ntasoreze kukavuga ngo uko mumbonye ngiye niko nzagaruka. Bari kubivamo. Natwe ikitwicaje hasi ibirayi, ikitwicaza si ukwambara neza, ikitwicaza si ukurira indege n'amaviza. Ikitwicaje ahangaha ntabwo ari ukubaka amazu n'amayetaje. Ikitwicaje aha ni uko umunsi umwe tuzabana n'Imana. Ariko haleluya, ababyumvisha Imana ibaha umugisha. Ikitwicaje aha, kuko niba ari amazu
jya gucuruza wunguke wibucyete ubona amafaranga, ujye muri banki uguze baguha amafaranga wubaka inzu. Ibyo by'inzu ni inyongera muri uru rugendo turimo tujya mu ijuru. Icyabera duharanira nuko isi tuzesiga tukabana n'Imana iteka. Tukabana n'Imana. Ariko haleluya, ndashaka kuvuga ngaruka kuri ijambo ry'umwuka wera. Iki gitabo ni cyo kigiye kugira amazina abiri, bongeraho n'irindi rya gatatu. Bari bagiye kucyitanga ibyakozwe na Pawulo, ko najya mbatangarize ko Pawulo ni ufitemo ibice byinshi. Bari bagiye kucyita ibyakozwe na Petero, Petero afitemo ibice byinshi. Ariko haleluya haleluya, bari bagiye kucyita ibyakozwe n'umwuka wera. Ayo mazina yose uko ari atatu yagombaga kucyitwa, kandi mbabwira n'uwacyanditse ni umugabo witwa Luka, yandikiraga witwaga Theophile. Yacyanditse kubw'impamvu ebyiri. Ariko haleluya haleluya, ariko ndaneze iki gitabo Luka cyandikira Theophile zari impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, abigishwa babanye na Yesu ntago bemeraga umugabo witwa Pawulo, kuko Pawulo ahamagarwa yahamagawe atumwa ku banyamahanga. Kandi izi ntumwa uko buzuye umwuka wera bari bazi yuko umwuka ari uwabo, ijuru ari iry'imiryango yabo 12 ya Isiraheli abazemera guhinduka wa muswari nongenda wibagirwa, kandi bari bawufuze banawanitse n'ababwiye ko ndi buza. Ariko Mana ushoboza ubutasi nzawibagirwa. Ni ukuri kw'Imana bawufuze barawanika. Ndangije ncaho ndiyize. Nerongeze hano hari abasore bari bari gusirimba, uko basirimba mpita nkwibuka mbona naho nawanitse. Bari bafite ni ukuri kose bawufuze, maze n'iminsi nkugendana mu modoka. Ati mufure ndajyaho ntongera kuwibagirwa. Uretse ko no kuntu bihanagura sindabimenya po. Amen. Haleluya haleluya. Mana ishimwe, ntibamwemeraga. Luka agiye kwandika rero, Luka naramukunze ngo yagendanaga na Pawulo. Bundi Luka ntabwo yari umwigishwa muri babandi 12. Luka yari yariganye na Pawulo. Imana ihamagaye Pawulo, areka akazi Pawulo yakoraga, areka iby'indonke. Mwibuka ko yakoraga mu rukiko rw'Abayuda. Niyo mpamvu yari yarahawe inzandiko zarenganyaga bavuga Kristo. Ahangari naho mbasobanurire kugira ngo mubyumve. Hari abavuga ko Pawulo atigeze ashaka. Pawulo yari yarashatse afite n'umudamu, ziriya mpuguro yazikura he? Kugira ngo ukore mu rukiko rw'Abayuda byasabaga kuba wujuje ibintu bibiri. Ijambo rya mbere kuba wujuje imyaka 30. Ijambo rya kabiri kuba wubatse ufite urugo, nibwo wabaga wuzuye, nibwo wahabwaga akazi mu rukiko rw'Abayuda. Yari afite umugore rero yashatse kubera ibiceri Imana. Ubu hari abakobwa bategereje abagabo kubera akantu. Yabona nta kantu ufite akagukuza. Adamu yigeze anyataka nanjye Mana. Tuvuye kwandikisha urukiko tugeze Gogosi. Nari mfite envelope na Bibiliya, nge nagiye kwandikisha urukiko ndi kumwe n'urugo rwanjye rwose. Envelope yabaga irimo agapantaro n'ishati na Bibiliya yanjye. Ubundi nagendaga gutya ntari bugaruke. Kuri ya mwebwe Mutarama mwageza saa 12 saa moya
mukabona mwakererewe gutaha, njyewe numvaga ahubwo twafatiraga munize nabaga mwabasozaga njya heza. Byabaga tugeze gogose rero sheri wanjye uriya mudamu tubana wanyemeye ahita nyitegereza, arabonye bangaruriye 5, ahita mbaza ngo ariko ubundi sheri ugira konte? Mpita mvuga ati nababwiye ko sheri atangiye kugwata ibibazo udafitiye igisubizo uvuga uhumba. Ndakubajije ngo ugira konte? Mpita mvuga ati sheri rero uko mbona imbere yawe ubu ninjye n'umutungo wanjye wose, cyutambonana ntukimbaze. Ahita mbwira ngo zana n'izo 5, mpita nzimuha abana nabwo ndaburara. Iyo mbimwibukije ahita mpa icyayi, ahita ngisa tihanganisha. Rero Pawulo nawe ariko dushimira Imana kandi mumutunga ibiganza muvuga ngo Imana imuhe umugisha we. Muntu wanyemeye ndi saa kintu, nje nari nejejwe mu mutima no mu mufuka no ku muryango, ahantu hose nari nejejwe. Ariko amen, Yesu ashimwe. Pawulo rero yari afite umudamu yari yarashatse, ariko amushaka kubera umwanya. Icyambere yari afite mwiza wo gukora mu rukiko rwa Kiyuda, icya kabiri amukurikiyeho indonke n'ubuceri Pawulo yinjizaga. Maze gukizwa rero ka kazi karahagarara. Amaze gukizwa ya mafaranga yari akijijwe yacyetaga na za ruswa yakiraga ntibyari bikiboneka. Yari umunyamategeko, ngo yarize Pentateuque, yarize ibitabo by'amategeko, yarigiye ku birenge bya Gamariyeli, ngo universite yari ikomeye, yari umunyacyubahiro. Madamu wa Pawulo, ngo Pawulo yari umugabo mugufi ufite umutwe wa deforme umeze ukuntu wasaserika, ariko nubwo umutwe umeze ukuntu ikofi byimbye, ibyo ntago babireba. Nushaka uburesha utya apfa kuba kuri konte hari ikiri. Amaze gukizwa byose biragenda. Aho niho Pawulo yavuze ngo hari ibyo nirataga, hari ibyo nabonaga nk'ibikomeye, hari ibyo niyemeranaga, hari ibyo nabonaga nk'iby'igiciro, ariko iyo mbirebye muri iki gihe mbona mbimeze nk'ibibambwe. Nabyo byanyitegereza bikabona ameze nk'ubambwe, mbona bimeze nk'amasi imbere yanjye, kubwo kumenya ubutunzi butagira akagero bubonerwa muri Kristo. Yes. Madamu abonye rero ko byose Pawulo arekuye acaho, aramuyoba. Shimiye madamu utaransize mu gihe byari bikomeye, kandi yari kunsiga akagenda, yari kuba muka Pawulo agaca. Pawulo ziriya mpugura hugura urugo azi icyo ari cyo. Uyu rukarara mu rugendo rwa Pawulo amaze gukizwa, Imana ibona yuko ibintu byose Pawulo agiye kubihomba. Iravuga ngo Pawulo we ntago nakureka ngo ugende, kuko hari aho uzagera inzara ikakwica. Ntago nakureka ngo ugende, hari aho uzagera bakagusekura ugakomereka. Ntago nakureka ngo ugende wenyine, kuko hari n'ikijisho nasekuye gihora kinindamo amashyira kivamo inyo. Ntago nakureka ngo ugende wenyine, reka nguheruka mugendane. Azajya agenda akora ibindi byo mu buzima busanzwe, ne wamamaza ubutumwa bwiza. Luka ingendo zose Pawulo yakoze yabaga ari kumwe na Luka. Bajya gutikura Pawulo, Luka akahita yitsimba ati niba gutikure ndaza kugupfuka mwana. Muri uru rugendo dukeneyemo ba Luka. Babyumvisha Imana ibaha umugisha. Muri uru rugendo dukeneyemo ba Luka bagendana natwe,
kandi Luka ntabwo umubwira icyo ukeneye, we aribwiriza. Ariko haleluya, ndanezerewe. Luka ntabwo akeneye kumubwira ngo nkeneye iki, we arareba akibwiriza akamenya icyo Pawulo akeneye. Muri iyi minsi Imana yampaye mushiki wanjye, muvuga ngo kagira inkuru. Ubu mfite mushiki wanjye uba i Burayi, ariko nakanaga mfite mushiki wanjye uba i Burayi, ndamushuhuje, ndabizi araza kunkurikira. Mwese ubwo urarakaye kutabaye mushiki wanjye sinkunze. Burya inshuro zose nazaga hano niyambariraga umukandara umeze nk'umushu, kandi ubwo nabwo nari nzamutse mu ntera. Ubundi hari imikandara igura 1000, murayizi, cyangwa 2 baguhenze, ariko gogose kuko tuzo tuyirangurira ni 1000 cyangwa wisa. Ni umukandara uvunikira aho ufungira, cyuka buri yasije kayikura kongera ukambara ubundi. Ubwo nari nzamutse mu ntera 800, uyituhindurira gogose kayitukubita mu ndu kayitutarasa kajya kubuvuga. Nana Imana ihinduye rigeje ubundi 2021 mba mpuye n'abamasayi, mitanguru wa masayi nene wo muremure bugenda nawe uzamuka muhinira kukenyuma siki ajya kwivugira Yesu. Kubaha Uwiteka iyo bifatanyije no kugira umutima unyuzwe havamo inyungu. Neza ubwo ne kujya kugura umukandara wa 15 ngo harimo ibiro 80 by'ibirayi abasore banjye nakuye ku mihanda bakarya. Ejo bundi nakwezi kurashira ndabwiriza niyambara ishati, mushiki wanjye aritegereza, arangije aranyandikira ngo watubwirije neza. Ndamusubiza ati amen, nanjye numva ndafashijwe. Wari wambaye neza ati amen, numva nangiye mu mwuka. Ati rika ikibazo umukandara wagira ngo ni urutambi rw'itara. Ye babo we, zikari kandi ubwo nenzi ko nari narabahaye. Neno nibwo nahise mwitegereza we koko mbona ni danje. Neno kuvuga ngo amena biranana, mitavuga ati yego. Ahita mbwira ngo genda anyoherereza ibiceri. Nureba nyine urabona we udakwiriye kuambara, ariko kuri nje ubu ndumva nambaye nk'imwe y'aba minister. Angurira 2. Ingahe? Ubu mfite n'umukara, niwe nambayira. Nibagiwe nambaye wa shokora, mfite n'umukara. Wambwiye ngo nkunda gutanga ubuhamya, ndabutanga n'ejo bundi nzaza nanga ubundi. Ikizakubwira kuri kumwe n'Imana nuko buri munsi gukorera gashi. Muri uyu wa gatatu Imana igukorera gashi. Muri uyu wa gatatu Imana ibakorera iki? Nubona nta gashi uherutse ujye usirimbe cyane urebe ko yagukorera gashi. Kandi guheruka udakeneye kumubwira ibyo ukeneye, iguheruka ugira ihishurirwa. Amen. 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 Imana iguheruka. Kandi utagira ngo yayiguze ntafite amakuru. Mana yabimbwiye 9 bari imyaka irimo nta kwezi kurashira nibwo mbonye imikandara 2 z'icyari. None we ukijijwe ejo bundi ngo byatinze gusohora. Twe twarakanuye turanahunyiza turongera turakanura, turacyanategereje hari n'ibitaraza. Niyo mpamvu dutanga ubuhamya tuba twibutsa aho yabivugiye.
twari turi mu butayu turi gusenga 9-7 njyewe n'umusore 2-7 nako turimo dusenga, numva umuntu w'Imana atangiye gusenga, umwuka atangira gutanga ibyifuzo by'abantu bicaye muri iryo shyamba ari gusengera. Numva atangiye avuga ngo Mana umuhaye inkwano yaruhuka agatuza. Numva mubi inkwano sindimo, mubasengeye kuko nta none ari bwatangire kurambagiza. Mana umuhaye y'inzu, Mana muha amafaranga y'inzu. Numva mu bakeneye y'inzu sindimo, n'ubundi ndari ingangi ntawe ujya yinyishyuza. Numva navuze ngo Mana umuhaye inkweto nawe yakwambara nk'abandi. Mpita nibuka ko izo nambaye zacitse munsi. Ndavuga ati Mana mbabarira uzima, aho ni njyewe. Uzi inkweto zacitse munsi kiba ari ikigeragezo. Neno hari ugiye usura abantu ugasanga nugukuramo inkweto harimo amatapi. Imana ishimwe, abakire benshi ntago bagishyiramo amatapi ahura n'inzu yose, basigwa bashyiramo amatapi angana n'ameza. Mwarebanye ko ibyo bigezweho, angana n'iki n'ameza. Ari amatapi yabaga ahuye n'inzu byari ikigeragezo. Noneho basura zaraturitse munsi rero. Hari systeme yo gukuranamo inkweto n'isogisi. Kuko n'ubundi nkweto amasogisi aba yaratabutse, amano ari hanze. Mbese ni ukwambara isogisi urireba hano ariko amano ari hanze mu nkweto. Niyo kibaza kuntu uri bukuramo inkweto amano agasigara inyuma y'isogisi, ugahitamo gukuranamo inkweto n'iki n'isogisi bikaviramo iki. Ikibazo rero haba mu mvura ugira ngo wateye amahina. Ndabeshe abantu bambaye inkweto zacitse munsi, ibyondo birazamuka bigafata ibicinza, ukagira ngo wateye iki amahina. Mwivumbi nabyo hagati y'amano mu gihe cy'izuba ubona ivumbi ryazamutse rigahura n'ubushyuhe bigatutubikana. Gusura abantu bikabarekeye. Abantu bamaniranye inkweto n'amasogisi, mwihangane Yesu ari ku ngoma. Si mwebwe mwenyine byabayeho, nanjye byambayeho. Numva arasenze aravuze ngo Mana umuhaye inkweto byamubera. Ndavuga ati Mana nanjye ndazikeneye. Mana muha agapantaro yambare nk'abandi. Ku mutima ndavuga ati Mana ni njyewe ukeneye ipantaro muri abo bose muhe n'ishati nawe yambare. Mpita mubwira ati Mana, ku mutima ariko sinavugaga, nyibonye najya nyitera ipasi najya nkambara ishati iri mu mukunjo nkumva uko bimera. Numva aravuze ngo Mana n'umukandara. Mpita nibuka ko ari imigwegwe nahambirije, mpita avuga ati n'imikandara ibiri itabuzeho Mana. Mpita nirwanaho, mpita mvuga ati n'imikandara ibiri itabuzeho. 2-7 none ejo bundi nta kwezi kurashe. Kandi nuzajya uburi imbere y'Imana karabaye. None nimwongere kuyazana hano. Ubu byatuma bamaye isaha yo kwigisha mitamara amasaha 3 kugira ngo muyazane. Nimwongere kuyazana. Ariko ayo ndayajyana mwihanga. Nimwongere kuyazana. Mudatuma nica isaha kugira ngo muvuge ngo Imana imuhumugishe. Buri muntu agira uko yarezwe nuko yahamagara. Ariko n'imikandara ibiri itagize gute. Rero Luka yagendanye na Paulo, ariko misiyo ya Luka kwari ukugenda avura Paulo inzira yose. Imana ikumpere Luka uzajya ukuvura muri uru rugendo, kandi atari ukukuvura mu ruhande rw'umubiri gusa, no mu buryo bw'umwuka. Igihe ucitse intege akagukomeza akavuga ngo iyabanye natwe turi
n'Imana yabanye natwe cyagihe. Humura Filipo we, n'uyu munsi hari ikiri bukore. Mama Suza ibuka yabanye natwe cyagihe. Luka dukomeza mu buryo bw'umwuka, atuvura mu bugingo kandi no mu ruhande rw'umubiri nabwo akatuvura. Shamba rya mbere misiyo ya Luka yandika iki gitabo kwari ukugira ngo yemeze ba Petero, yemeze intumwa yuko Pawulo nawe yahamagawe n'Imana. Bibutse ko ibitangaza byanditse muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa Petero yakoze birangana neza n'ibyo Pawulo yakoze. Bishaka kuvuga iki? Luka yandika yaravuga ngo ndabizi ko Petero akunena kukubwiriza abanyamahanga, ariko Petero we harya ngo wavuye mu nzu y'imbohe ngo abitorero bari kugusengera ngo urangije usohoka mu nzu y'imbohe mu gitangaza. Pawulo wese ntibamufunganye na si bari mu nzu y'imbohe bakaririmba imiryango igakinguka. Ibitangaza byabo birangana kandi byose birasa. Harya Petero we ngo wazuye Tabita, Pawulo wese niyasimo yigisha butuka agasinzira akikubita hasi agapfa nawe akamuzura. Ibitangaza byabo birangana. Harya Petero we ngo wagenze hejuru y'amazi, wese ko yagenze mukanarigita iyo Yesu atahaba niwe ari kurahama. Burya Pawulo ne bamutwaye mu nguge bagiye kumufunga, agiye gukomereza mu rukiko rw'ubujurire bw'i Roma. Bahuye n'umuhengeri, ngeze aho twasomye ngiye gusoza. Bageze mu nzira bahura n'umuhengeri ngo ingugira sekurira ameneka, ngo bagiye kugwa mu mazi, ngo abasirikare bagambirira kwica imbohe kugira ngo zidacika. Ngo ariko Imana ikoresha umugaba mukuru w'abasirikare bari muri ubwo bwato, ngazana ibitekerezo bitatu. Ngaruka ari ukugira ngo agwabize amwaze. Data agira abakoresha imigambi ya Satani mware. Umusirikare wari ushinzwe kubaza imbohe, kubazwa iby'imbohe, niwe wateguye uko bagomba gusohoka mu bwato. Petero we ngo harya uratambuka ngo igicucu cye kigakiza abarwayi. Pawulo nawe asengera imyenda bakayijyana bakayirambika ku barwayi bagakira. Yandika iki gitabo Luka yacyanditse kugira ngo yemeze Petero n'izindi ntumwa ko Pawulo nawe yagize gute, yahamagawe. Imana igira ibyo ikora kugira ngo n'abatemeraga bemere ko wahamagawe. Mugabo w'abasirikare bari mu bwato aravuga ati hoya mwibica. Ariko haleluya, ngo kandi Pawulo nawe ngo yari amaze kubabwira ngo rega muhumure. Ari mu mapingu, abandi bafite intwaro, abandi ni abacuruzi, kuko n'ubwato bari bateze buri mu kazi. Hari harimo abacuruzi, hari harimo amaresitora, hari harimo utubari, hari harimo byose bafungiwe hasi yo mu bwato. Hari harimo abakerarugendo, hari harimo abanyemari. Abo bose bari mu bwato batangiye kwibaza, babonye ko bapfuye birangiye, ngo umwuka araza nk'amaneko yongorera Pawulo aravuga ngo mutuze mwese, nta n'umwe uri bupfe, twese turakira. Batangira kuvuga ngo ni wa muyobe wakurikiye Kristo, murabona twakira gute? Abasika bati hubwo mwicizo mbohe birangira hatagira n'umwe uducika. Ngo Imana ikoresha umugaba w'ingabo uri muri ubwo bwato aravuga ngo ngize igitekerezo. Ijambo rya mbere, abazi koga mwirohe mu mazi. Hari icyo umukozi w'Imana yavuze, muhumure ntacyo muba. Ngo abazi koga birohamo, ngo barambuka bafata hakurya. Ijambo rya kabiri, abasigaye yemwe mwe mutazi koga, ariko nkurikira, abazi koga mwirohe mu mazi, mwoge mufate hakurya. Ariko hari n'abandi basigayemo batazi koga, namwe nimufate imbaho
zamenetse kuri ubwo bwato, namwe mwambuke mufate hakurya, ngo n'abandi bose basigaye ngo bambukira ku bindi bintu utambaza ibyo ari byo. Hari harimo ibijerekani, harimo abacuruza amapine, ngo hari harimo n'ibipine, hari harimo n'ibidomoro, ubwo nabyo babyogeraho, ngo ariko bose Bibiliya yatubwiye ngo barambuka bose bagera hakurya amahoro. Ijambo nakuzaniye uyu munsi, nakuzaniye ijambo rivuga ngo Imana iracyafite ubundi buryo dusengera. Kandi uburyo bwanjye si bwo bwawe, uburyo bwawe si bwo bwa kanaka. Bazi koga ntibambuke, kandi harimo aboze badutangayo, twarize hamwe narabarushaga amanota, ariko baroga bakabona mbere yanjye. Byavuze murabyumvishe? Ariko nawe nubwo uburyo bujya bushira, uburyo bw'amafaranga ku buzima bujya burangira, kuri konti ariho na famiye ifite ayandi, ariko ku buzima bw'amafaranga karangira ntagire icyo akora. Abaganga bakakubwira ngo byararangiye, bakohereza ibizamini byawe by'inyama zo mu nda bakase, cyangwa ibyo ku matako, cyangwa izo mu mutwe, bakazohereza mu Buhinde no mu Burusiya, ntumbaza niba ari na Vietnam, ntumbaza aho babijyana, bakabasubiza ko kanseri yarenze, bakakubarira n'iminsi. Aho ku bantu biba byararangiye, n'ubutunzi bukarangira, ukajya ushonga madamu wawe akureba, umwana akakunanira, bikarangira akakubana ikoboyi, akakubana iji, agatuza akajya karega, umwana ukumva arakubwiye ngo vie ku mugoroba tuze kuganira. Ibaza umwana akubwiye ngo ku mugoroba afite gahunda tuganire vie, wabigenza ute? None ari utangiye kujya guhamagara akaguha gahunda y'umugoroba ko mugomba kuganira, abantu bakabona ko byarangiye, ko byashize, umugabo akajya gukubana ikoboyi. Dufite n'abadamu rero babaye abantu mbese ntabwo muzi ibibazo twakira muri biro. Umugabo araza muri biro akicara akahita, Papa Filipo bimeze gute? Papa Filipo komera, ihangane, Yesu arahari. Akimeze atyo, nka nyuma y'iminota 15 yuri kuvuga yose yashize, Pastor ndananiwe. Ukagira ngo wenda bamutereje cyamunara, ukajya kumva ngo namurambagije nta na bodaboda, iwabo ndabubakira muhigishano. Ubwito wegekaho umuryango ugashyiraho ridongure kamajwi yagabanyuka, bari ku muhanda batabumva. Dirore Pastor ndananiwe, ati nanjye rambikofeto. Uburiryo umusomera muri Bibiliya, ubwo se uwo wamusomera ngo wahirwa uyihanganira ibimugerageza? Wamusomera se ngo kuko umwami Imana azatabara uwo mugabo? Wamusomera se ati humura haracyari ibyiringiro? Wamusomera se ngo naho igiti cyaba cyaratemwe kizongera gishibuke? Azakubwira ati Filipo watuyoboye yagiye abisengeye, Charisi watuyoboye ahangaha yaraduhamagaye twicara hano muri biro. Yohana wa mushumba wa undi wayoboraga paruwasi yatwicazanye n'imiryango, nta ndananiwe. Kavuga ati Mana nagiye kera kubusa kabisa. Aho ngaho wananiwe, Imana iracyafite ubundi buryo. Tumbaza ubwo aribwo, ariko Imana iracyafite ubundi buryo. Kibazo ufite ntago nkizi. Mana yakundumyaho ngo akubwira ngo iracyafite ubundi buryo. Urabona byarangiye, nta n'uwo wahamagara,
warajuriye, wageze mu rukiko rukuru n'umuvunyi arakubwiye ngo ntabwo ndi kubyumva neza, byararangiye, ariko Imana iracyafite ubundi. Bazi koga bagutanze, bandi bagutanze no kumbaho barambuka bagerayo. Ariko hari ibindi bintu byavuye mu bwato, ngo aba gatatu bambukira mu bintu bitandukanye. Nawe ikintu cyawe kirahari, ababyumvisha Imana ibaha umugisha. Ngo haza ibindi bintu bivuye mu bwato. Humuriza ukwegereye, umwijwi rutuje, umubwire ngo humura, ikintu cyawe cyo kwambukiraho kirahari. Kirahari, 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 kirahari. Wakwambukiraho ugakora ubukwe nk'abandi, wakwambukiraho ukagira amahoro nk'abandi, ugatuza ukaba umudamu nk'abandi, byakunda. Ariko haleluya, kaba umwe yaduhaye ubuhamya n'umukristo wanjye, naramuyoboye kuri ADPR Kiruhura, sengereza umudamu adakijijwe, umudamu arihangana, igihe kiragera arahukana. Kiwabo mu Mutara, geze mu Mutara, uwo mudamu arakizwa, yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ngo bakora amasengesho, basengera wa mugabo we n'umushumba. Imana irababwira ngo bahaguruke bashaka amajyepfo Ruhango, bumve ko ari icyo cyerekezo gusa. Ngo batere haleluya 3, zira haleluya mutera ngo haleluya. Abatabizi mujye mubareka, ujye uyitera unatitire, bicaho byagaciye. Imana kureba ibyo ukoze. Hari abashyira muri logique, mujye mureka bayishyiremo. Hari igihe wahabura igini rikaba rizezengeye, bigacaho byagaci. Bashakisha ngo amajyepfo. Ndebera umushumba uyoboye paruwasi imidugudu igeze kuri 18, amatorero 18 akubiye hamwe, iwacu tuyita paruwasi, ahagaze n'abamama ngo 3, umugabo n'inda, ngo batere haleluya. Ngo umuntu ufite ibintu akose nimwabumvisha ngaraki, ntuze kumbaza ni utamu s'abantu bagira ibintu hari aho nuba. Ngo bashakisha amajyepfo, ngo Ruhango, ngo bumva naho ngaho. Haleluya, haleluya, haleluya. Ati muyasoze mutaharakijijwe. Murumva ibyo bintu bifatika, ariko muri haleluya Imana iracyafite mu bundi buryo. Muri haleluya haracyari mu bundi buryo. Izo haleluya bamaze kuzitera, iryo joro ataha yasinze nk'uko bisanzwe. Kageze mu rugo atangira gutekereza ku bana be, gatangira kubatekereza ngo ariko ubu ibyubahiro mfite ntari kumwe n'abana banjye, ibyubahiro mfite ntari kumwe na madamu wanjye, no haleluya zatangiye gukora. Imana ishimwe, haleluya zirakora. We ngirira ukwegereye ngo zirakora. Ziriya haleluya zirakora, zirakora. Ko nyirasenge avibi Bugande haza gusura umuryango nk'abana batashye, hari mu Kiyovu, atereka njye kureba shangazi. Ahageze ngo ni umukecuru wakijijwe kera w'umuporoso, aramubwira ngo mwana Imana ishimwe, tibakanaka na bakanaka barangije urugendo barwanira igihugu, ariko nshimye Imana ko kiriho mu isengeneza wanjye. Ngafata Bibiliya, nawe urabona Bibiliya y'abakecuru ku nibikuze, ngarayimuhereza. Aramubwira ngo iso yamaye inka, ngarika inka so yampaye zose, musaza wanjye ari we so.
ngo zose ziri muri iki gitabo, ngo icyubahiro cyose kiri muri iki gitabo, ngo amafaranga yose ushaka uzaruhashaka ngo yose ari muri iki gitabo. Ubwo haleluya zatangiye gukorara. Mwene rero ngo papa ahantu yicaye ngo akajya avuga ngo ariko ubu koko uyu mukecuru ndamucika gute, numva n'inyotije. Tangira kwishyirisha amusoni ngo ahita yitaba ngo bijyanye n'akazi. Ati murumva yuko mu by'akazi kabonetse ndagiye. Ngahaguruka agira ngo amucike. Mukecuru aramwati garuka, ngo agaruka kugira ngo atababaza nyirasenge. Ngo amufata mu biganza ngo sezera, ngo akimufata atangira kumusengera. Ngo yakoresheje ibyo yize byose ngo yiyake uwo mukecuru, biramunanira. Umukecuru yamufashe, ngo ahubwo aramanuka arapfukama, ngo ashiduka yatangiye kurira. Ngo umukecuru arahaguruka mu ntege nke z'umubiri, ngo amurambikaho ibiganza aramusengera, ava aho yakijijwe. Uwo munsi yakijijwe, umwuka wera nka maneko aramanuka ajya iwabo mu Mutara, hamwe umugore yahukaniye n'abana bari mu masengesho. Mu maneka ahita arabongorera ati kanaka araje aje gucyura umugore we kandi mumuhe nta bindi. Buracyagwa yatse imodoka arajya gucyura umugore we. Bari bafite amakuru avuye mu ijuru. Ubu babanye neza. Ni umukozi w'Imana, ni umuvugabutumwa, avuga ingendo za Pawulo. Ndaza kuguhuza nawe, azaza bubihera ubwo buhamya, we yabubaha mukabyumva kuruta uko mbuvuze. Imana iracyafite ubundi buryo. Hiya mugabo wawe nawe byashoboka, ubona byararangiye, Imana iracyafite ubundi buryo. Nigeze ninjira mu kibazo gikomeye, muvuga ngo kagira inkuru. Dore ko nzi kuyabara ariko meza akijijwe ajya mu ijuru. Mana twari turi gusangira, ambwira ngo ngiye kukwiyereka mwana wanjye, uzajya umvuga warambonye umpamye unzi. Ndavuga ati amena, igiye kumpa akazi n'ibifaranga nzajya nyivuga nanjye mfite akazi keza n'ibifaranga. Sinamenya rero kunyereka ko Imana ibyo ari byo naho byari bikaze. Aho nari ntuye muri iyo karitsiye, ngiye kumva numva abantu baraje barakomanga, mbona ni abaturanyi bari kumwe n'akandi kana k'imyaka nk'irindwi. Karaza aransuhuza, ati bite ko mutugendereye nijoro? Ati nta kibazo, ati nuko twari tubasuye, twabaga muri iyo karitsiye turi abasore. Barongera ndanabaherekeza, nari maze gukizwa ndi mu muriro wo gusenga mu butayu cyaba, ariko Imana nari maze iminsi imbwenga igiye kunyereka. Sindenze gato numva nanone aragarutse mbagejeje ruguru y'inzu, ngo wafatiye umwana ku ngufu. Ndavuga ati karabaye, ibi ni ibiki noneho? Abaturage barahagurutse ati wibeshyera murokore wacu. Tujya ku murenge tugiye kwishinganisha. Abatoye bati atazana kubeshyera, tugende ujye kwishinganisha. Tugeze ku murenge, nukuri kw'Imana ngiye kwisinganisha, ngezeho bwari bwije ngo ntaho peje hari. Barambwira ngo noneho burimo hariya mu gitondo turekurekure. Rero kujyamo ngo burimo hariya, abaturage bose umudugudu wose wamperekeje. Uzi burgiyemo hariya? Bugiyemo hari iranyereka kabisa. Opeje araza mu gitondo, kori dosiye, parike, korido. Kandi akana barakabazaga, uyu niwe Kadogo, niwe wakuguriraga bombo, niwe wakuguriraga biswi. Ibi byonyine gusa nta kindi. Uku ubundi baravuga ngo utaranigwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Iki cyaha cya viole nta voka kigira, uburana n'itegeko. Nta nubwo uburana n'uwafashwe ku ngufu, hari amategeko amurengera. Mwana kwa muganga, dose nanjye parike diregite, parike niba mu bushinjacyaha harya mu rukiko. Ndavuga ati kandi ibitirika
ikigerageza Imana ishaka kwigaragarizamo ibitirika nta n'ubwo inarara akazi icyo gihe gakorwa neza. Nanga batanga buhamya bandenganura bamperekeje ku murenge bahagera si ukuzuza dosiye se hari ikindi uzuza ibyo bavuga babyandika nanjye nisobanura bandika ariko parike bigezeyo mu rukiko ye baba we hari iminsi bita 30 rero muyikinisha mutayizi ku munsi wo kujya gusomerwa 30 jours kandi umushinjacyaha aragushinja ukajya ureba ko hari aho umuzi ukavuga ati umuntu twigeze duturana se twaba tuziranye nge nozaga imodoka rese naba naramwogerezaga imodoka hakaba harabuzemo urufunguzo rw'ipine ajya ndeba ko ari umushinjacyaha aragushinja nejo bundi ukibase ejo bundi yasigiye imodoka riburamo furashe byagenze gute ariko Imana iracyafite ubundi buryo. Bari abantu bafunzwe muri mabusa barimo abantu baza amategeko mwicara bakiga urubanza barara biga imanza babasobanura uko bazaburana badafite abavoka. Nge nageraga kuri uwo munyamategeko twari dufunganye ati numvisha bakwita murokore agashyare muvuga ko kagira inkuru ninjiranye Bibiliya muri gereza muri station ya polisi ninjirana ninjiranye Bibiliya mba nkubitanye na konsi ahita kubaza ngo barakubeshyera kuziriki. Umuntu wese winjiye simbifurije kugerayo ariko umuntu winjiye bamwakirije ijambo rivuga ngo barakubeshyera ko wakoze iki. Ndavuga ati barambeshyera ko nafashe umwana ku ngufu. Abandi ngo ni bya birokore na Bibiliya byabo bana bahita banyita izina murokore Viole. Neno babagemuye ibiryo saa 6 bari bakigemura ubwo konsi ahita afata umuntu umwe basohokana bakajya kuzana ibiryo bya mabuso bagemuye akajya avuga ati murokore Viole muna tujye kuzana ibiryo mwana byaje ibeshye wange kuryitabase mu kigeragezo nta wisobanura cyakoza mu gihe cyashyizweho cyo kiraza kikagusobanura ukabumwere. Najya imbere y'uwo munyamategeko rero yaragiza namubwira akahita ambwira ngo atirega weho ni 25 cyangwa burundu atamahirwe nuko impapuro zo kwa muganga zaza zigaragaza ko umwana atagize gute atafashwe. Ati koko man uko ni kunyiyeretse koko ticyakoza uzitware neza ndabona nibwo bwa mbere ugiye kujya mu rukiko uzajya uvuga baguhaye umwanya uramenye nta uvugira mu mushinjacyaha ibingibi uroko bukurya ukiriza byo kwiriza nta utera imbabazi aho mfukamye ku mugoroba buri mugoroba narasenga nkavuga mana ntago nzavuga batampaye umwanya ariko bazampindirira umwere nzatera haleluya 3 fungwe nzira ko nateye haleluya mu rukiko ariko bicaho byagaciro. Urubanza barabisoma rero muri uko kurusoma nari nagiye ntwaye igitabo cy'indirimbo kuko umutima warateraga ukawubona mu ishati mpagaze gutya imbere y'abacamanza. Urubanza rero nshuti Theogene arirwamo n'ubushinjacyaha karere ka Nyarugenge kwafashe kana kamwene runaka w'imyaka 6 dushingiye ku iperereza ryakozwe na station ya polisi y'Inyamirambo dusanze niyo nshuti Theogene arenga ibaze uko byakiriye wibaze nge wari uhagaze aho ngaho nateye haleluya ivanze n'inzara ivanze n'ibyishimo ivanze n'umubabaro. Haleluya haleluya haleluya. Perezida w'urukiko ngo urongera kuvuga tutaguhaye umwanya hari itegeko riguhana mpita nceceka ndavuga ati kizima nuko nishimye. Haleluya. Babarira umbwira abantu nka 3 ngo Imana iracyafite ubundi buryo. Tubwire data adushyirireho uburyo bwacu mu izina rya Yesu. Amen.